Ese wari uzi ko muri Bibiliya hari umuntu wagaragaye nta se, nta nyina, nta nkomoko izwi, ariko akaba yarahaye umugisha Aburahamu? Ni muntu ki watinywaga n'abantu ariko agahabwa icya cumi n'umubyeyi w'abizera? Uyu muntu ni nde ku buryo bamwe bavuga ko yari ishusho ya Kristo mbere y'uko avuka? Uyu munsi tugiye kuvumbura amabanga akomeye kuri Melikisedeki n'isomo rikomeye ubuzima bwawe bushobora gukuramo. Nk'uko bisanzwe rero ntimwibagirwe kujya mukora subscribe, share ndetse na comment ku batarayikora. Imana iguhe umugisha cyane wowe uyikoze. Dutangira ikiganiro rero tugiye gutangira twibaza ati Melikisedeki ni muntu ki? Byose turabisanga muri iki kiganiro tugiye kubagezaho. Nk'ibisanzwe rero ni njye ugiye kukibagezaho, ni Hagenimana Adolphe nk'ibisanzwe. Icya mbere tugiye kwibaza Melikisedeki yari muntu ki? Melikisedeki tubona bwa mbere muri Bibiliya aho Aburahamu yari avuye ku rugamba. Bibiliya ivuga ko yari umwami w'i Salemu kandi yari umutambyi w'Imana isumba byose. Izina Melikisedeki risobanura umwami wo gukiranuka, kandi Salemu bigasobanura amahoro. Rero bivuze ko yari umwami wo gukiranuka n'umwami w'amahoro. Ibi byose byari ishusho ya Yesu Kristo. Urumva rero ko Melikisedeki mu busobanuro bwiwe asobanura umwami wo gukiranuka, naho Salemu bikaba bisobanura yari umwami w'amahoro, naho Salemu bigasobanura amahoro. Rero tugiye ku gice cya kabiri tugiye kwibaza kuki Melikisedeki ari umuntu wihariye. Kuki Melikisedeki ari umuntu wihariye? Bibiliya rero hari icyo ibivugaho. Bibiliya ivuga ibintu bitangaje kuri we muri Bibiliya. Ivuga ko nta se yigeze agira, nta nyina yigeze agira, nta nkomoko izwi yigeze agira. Birumvikana ko Melikisedeki yabayeho nta nyina uzwi, nta se, nta nkomoko, mbese nta bavandimwe, ari uko abayeho. Tubaze rero ku muntu ubayeho atazwi inkomoko yiwe na ntoya, avuga ati wenda yavuka kuri runaka, nk'uko abenshi tubazi muri Bibiliya bagiye baturuka ku bandi batandukanye nko ku rubyaro bwa Aburahamu. Ni ibintu bitangaje rero kuri uwo mutambyi mukuru ari we Melikisedeki, nk'uko tugiye gukomeza tubibagezaho mu biganiro rwose. Uyu ni umutambyi utangaje cyane. Ibi ntibivuze ko rero atavutse nk'abandi, ahubwo byerekana ko yari ikimenyetso cya Kristo uzahoraho iteka. Melikisedeki ntiyari umutambyi usanzwe nka bene Lewi. Yari umutambyi udasanzwe watoranyijwe n'Imana ubwayo. Urumva ko atari ameze nk'abandi batambyi basanzwe, ahubwo yari yaratoranijwe n'Imana ubwayo, ari imwitoranyirije. Urumva rero ko ari umuntu ukomeye cyane, ariyo mpamvu abenshi bamugereranya na Yesu Kristo, kuko Melikisedeki yabayeho mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Ko aboneka mu itangiriro, igitabo cy'itangiriro, ntihaboneka cyane. Urumva ko hari aho yageze agaha n'umugisha Aburahamu. Yari umutambyi ukomeye cyane. Naho icya gatatu impamvu Aburahamu yamuhaye icya cumi. Aburahamu amaze gutsinda urugamba, yahaye Melikisedeki icya cumi cy'ibyo yari avanye ku rugamba.
Murumva rero ko Aburahamu amaze kunesha urugamba, hari iminyago y'abantu baba bari ku rugamba, iyo batsinze nyine hari iminyago batwara. Murumva ko muri iyo minyago yagize gutya aherezaho icya cumi Melekisedeki. Rero dushobora kwibaza kubera iki? Kuko Aburahamu yabonye ko Melekisedeki yari afite ubutware bwo mu mwuka kandi yari ahagarariye Imana. Rero ibi bitwigisha ko kubaha abantu Imana yashyizeho ari iby'igiciro gikomeye cyane. Gushima Imana ku byo idukorera byose tukaba dukwiriye kujya tuyibishimira. Naho dukomeje ku cya kane, Melekisedeki ni isano afitanye na Yesu. Tugiye kurebera hamwe rero Melekisedeki n'isano afitanye na Yesu, na cyane ko abantu benshi mu basomye Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, muri Bibiliya y'Isezerano rya Kera n'Isezerano Rishya, niho haboneka cyane mu Isezerano rya Kera. Melekisedeki mu by'ukuri abenshi bagiye bamugereranya na Yesu. Nyuma y'uko Yesu aje mu isi bagiye bamugereranya nk'aho Melekisedeki yari nka Yesu Kristo waje mu isi mbere y'uko aza, noneho yigize umwana, yigize nk'umuntu nkatwe kugira ngo avuke abeho nk'uko tugenda tubaho mu buzima busanzwe mu isi. Nk'uko rero tugiye kubirebera hamwe, tugiye kureba isano afitanye na Yesu. Yesu ntiyabaye umutambyi wo mu bwoko bwa Lewi, ahubwo Bibiliya ivuga ko yabaye umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melekisedeki. Yesu azana gukiranuka, azana amahoro, kandi ubutegetsi bwe buzahoraho iteka ryose. Rero Melekisedeki yari igicucu cyangwa ishusho ya Kristo. Urumva ko ari Melekisedeki na Yesu. Melekisedeki yari ishusho ya Kristo Yesu. Urumva rero ko bari bameze nk'aho ari bamwe. Rero hari isomo dushobora gukuraho cyangwa tugakuramo kuri uyu mutambyi mukuru w'Imana isumba byose, ari we Melekisedeki. Icya mbere dushobora kureba, isomo dushobora gukuramo rya mbere, ni uko Imana ikoresha abantu batamenyekanye cyane. Imana igikoresha abantu batamenyekanye cyane cyangwa se batazwi n'abantu benshi. Nubwo Melekisedeki avugwa ahantu hake muri Bibiliya, ariko yari umuntu ukomeye cyane imbere y'Imana. Rero isomo ririmo nuko isomo dushobora gukuramo nuko mbese ntukenere kuba icyamamare kugira ngo Imana igukoreshe. Ntugakenere kuba icyamamare cyane kugira ngo Imana igukoreshe. Isomo rya kabiri ni amahoro bigendana. Gukiranuka n'amahoro bigendana. Iri ni isomo rya kabiri ririmo gukiranuka n'amahoro bigendana. Rero Melekisedeki yari umwami wo gukiranuka n'umwami w'amahoro. Nta mahoro y'ukuri abaho hatarimo gukiranuka. Mwumva ko rero ibyo byose byagendaga byuzuzanya, kandi byose byari biri muri we Melekisedeki. Isomo rya gatatu ni uko Yesu ari umutambyi uhoraho. Abatambyi bo mu isi barapfa, ariko Yesu Kristo ahoraho ibihe byose kandi aracyadusengera n'uyu munsi.
urumva ko Yesu ari umutambyi mukuru kandi azahoraho ibihe byose, kandi akaba ahora adusabira ku Mana isumba byose buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Dusoza rero iki kiganiro twabibutsa ko Melikisedeki ntabwo yari umuntu usanzwe, ahubwo yari ikimenyetso cy'ubwami n'ubutambyi bwa Kristo. Kandi niba Yesu ari umutambyi wawe uyu munsi, bivuze ko uhagarariye ubuzima bwawe imbere y'Imana iteka ryose. Urumva rero ko mu by'ukuri Yesu ari umutambyi mukuru kandi aduhagarariye imbere y'Imana isumba byose. Ariyo mpamvu ahora atwingingirira Imana kugira ngo itugire neza kandi irusheho kutugirira imbabazi, kuko turi abana b'abantu. Yesu yabaye mu isi nawe azi uko yayibayemo, isi iragoye. Ariyo mpamvu ahora adusabira imbabazi ku Mana. Rero mu by'ukuri ni isomo rikomeye cyane, kandi ni byiza cyane ko Imana yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo acungure abantu bari mu isi. Niyo mpamvu ahora yicaye iburyo bw'Imana isumba byose kugira ngo ahore atugirira ibambe n'imbabazi ku buzima bwacu kugira ngo turusheho kumukorera. Rero ndabifuriza kugira umunsi mwiza n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mwakurikiraga ikiganiro, yaba abafite akazi namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Yanjye mwabanye rero muri iki kiganiro yari Hagenimana Adolphe, mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Bye bye.